ariko nubwo bavuga gutyo bakavuga ngo urukundo ni impumyi ijana ku ijana je ntago mbyemera kubera ko ndongera muhana atayimu ndamubwira ntongera wongera ubitekerezeho tekereze umukobwa wakunze ukameze ukwari ntago umuntu ahita akubwira ngo uhita ubyakira kuko abikubwiye urumva ariko hari ibindi akeneye kumenya muri wowe noneho iyo amaze kumenya muri wowe ibindi bintu urongera ukamuha umwanya kandi nawe ubugiye kongera gutekereza ukavuga ariko si uyu muntu umwemerere cyangwa muhakanire umuntu wigeze wambwira turi kuganira arambwira ngo gasifi ngo turabibona ngo wizera Imana ngo ukorera Imana ariko rwose ngukureho icyizere ni nkabangaye babibwiye ubwo nyine twaba turi kuganira ku bintu bijyanye n'abagabo n'abagore n'ingo ngati nkurikije ukuntu ko mugaye byanga byakunda nawe uzabona umuntu mugaye wenda ashobora kuba atamugaye nkawe ariko azaba mugaye ariko ndamubwira nti jewe kwizera kwanjye ntago kunyemeza gutyo ikindi no gusaba Imana hari gihe umuntu asaba Imana ariko ukasabye Imana nayo ikabari kimuha niyizera ko kuba mugaye azabona umuntu umugaye itsoke azabona uwo urumva ariko je mwisengesho ryawe nabwiraga Imana ni Imana ndamugaye ntago nshaka umuntu umugaye asife kiri hemera nuko nyine kubera abantu benshi bazi ngo iyo umuntu amugaye abatakaje ubuzima nta muntu utamugaye wamukunda nta kibintu nk'ibyo bikagendera gutyo nyine umuntu ariheba ahubwo kandi bitemewe iyo umaze kwerekana ntabwo babyemewe iyo bimaze kwerekanwa biba bigaragara yuko sinzi ukuntu nyine abantu babitekereza kuki batabyumva se ngo bumve ko ibyo bintu byabayeho n'uwutemera nabivuga ko ejo bundi mwarereka mwaciye iminsi mu bintu birimo biratindira abantu benshi nuko kubona wambaye ipara mu by'ukuri uwo munsi urimo uratindira abantu benshi nanjye ndimo uyu munsi wa none bihagaze bite haciye ibyumweru bibiri mwerekanwe bimeze bite ko mudutindira mwaduhaye gahunda hakiri kare gahunda rero Yes, bakunze baza muri cyo twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe igitondo cyiza kubari mu gitondo abari saa sita bagubwe neza abari ku mugoroba nabo bagubwe neza abari mu gihe cy'imbeho nkatwe imvura iranyagira namwe mugubwe neza abari no kuzuba namwe mwihangane ibihe nyine byose bigaragaza icyubahiro cy'Imana n'ubudahangarwa no gukomera kwayo Imbiranyi ni kubabona umuntu wese ute ko mbona yandakariye Asifi uraho neza Yesu ashimwe cyane Yesu nahimbaza ariko ngenge ntangara uzi ko nkubonye gutya turi kumwe nkanakureba ku ruhimbi mbona nari abantu babiri batandukanye bava nari abantu babiri batandukanye hari ukuntu nyine ubona umuntu ku ruhimbi uvuga ati ebana uyu muntu ni umusazi nkanjye neza ariko nabona turi kugana nkabona uri akana keza kitonze ndagira ngo rero dusubize abantu badukurikiye mu izina rya Yesu Kristo hanyuma noneho tuganire ariko uraza no kubibwira wibuke ko hari abantu baba batakuzi yego
abantu badukurikiye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha cyane kudukurikira. Yego. Mazina ni yayandi ASIFIWE N.EGIDIE Nirere niyo mazina yanjye. Niyo mazina yawe. Reka maze ngushimire ko waje kunsura noneho nawe. Yego rakoze kubishimira. Ako se buriye waturutse hariya nka ryari? Nahaturutse mu gitondo kuko natangiye kwitegura isaa 11 za mu gitondo nibwo natangiye kwitegura. Birumvikana nazindutse kugira ngo ngere hano kare. Nazindutse kabisa. Imana iguhe umugisha. Yego rakoze cyane. Nanjye ndakugurira akantu ndagutekera kawunga. Kawunga nta kawunga muri. Turabukoze cyane. Yes, turi kumwe na ASIFIWE N.EGIDIE, umukobwa nzi neza ko abantu benshi bakunda benshi cyane. Abantu baba bashaka ko ngo buri munsi ngo tuganira. Ubanze Imana barashizemo ibintu bikomeye cyane. Buriya n'urukundo abantu bikundira umuntu nta kintu abahaye. Yego di. Imana ishimwe. Buriya rero ASIFIWE hari ikintu kimwe ngiye kukubwira kandi nyine uzagitekerezaho wumve. Ikintu bita igikundiro nta kiguzi kigira. Yego. Ubona ko gikomeye ari uko kikuvuyeho, ariko umuntu ugize umugisha akagira igikundiro buryo wagisigasira babyabana ngo muko gisengera kugira Imana ikikugumisheho. Hari umuntu kumbwira ngo namuze n'umuntu umwe wambeshya ko nkunda. Uziko bibaho umuntu akabura umuntu umukunda. No kwihangana. Bizaza ariko. Yes. Hanyuma reka dusangire dusenga Imana rero hanyuma twiganira akanya gato cyane. Ndanagize umugisha wo kukubona hanyuma noneho n'abadukurikiye nabo baze kumva icyo Imana ivugana natwe. Ni karibu nisengesho. Yego. Kadusenga Imana data mu izina rya Yesu. Turagushimye mwami, tugushimiye ko ukomeje kuturinda. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza uri kugenda dukorera. Tugushimiye ko udahwema kubana natwe. Dusengeye rero uyu mwanya w'iki kiganiro tugiye kugira ngo bane natwe dutangirane nawe muri iki kiganiro tuze gusozanya nawe, kandi abazareba iki kiganiro abazadukurikira bose tubasabiye umugisha wawe kugira ngo bazajye bakomeza kunogerwa no kunezezwa n'ibyo uri kugenda dukorera. Turakoze rero mwami, mukozi wawe arakoze kuba agiye kubana nanjye muri iki kiganiro, kandi twebwe twese ko turaha uduhana umugisha n'abandi bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Hanyuma ASIFIWE, uri mu bantu uyu munsi wa none u Rwanda cyangwa se ivugabutumwa ryo mu Rwanda rifite b'umwihariko. Ibyo nurabizi cyane abyuze. Umwihariko gute? Nyine bakorera Imana mu buryo budasanzwe mbivuga gutyo. Okay. Byumvise. Hari undi muntu uzi mumeze kimwe? Mufite umuhamagaro umwe Imana yanashimye ko mugira ubumuga bumeze kimwe? Ntago ndamubona. Ntawe. Bivuze ngo niwe muntu wa mbere w'umwihariko. Akabazo k'amatsiko ka mbere mfite rero, waturutse Kibungo hahantu inzu renga igase tugakomeza hirya cyane. Nashaka kukubaza uyu ujya guhaguruka uza gutyo nyine? Oya, ntago nza gutya. Ndateze ubanza gutega moto ikakugeza ku muhanda kuri kaburimbo, then ugatega imodoka yerekeza inakwaza. Yerekeza inaha. Yego. Nibyo. Wanangiye kwibaza ukuntu wakandagiye kabisa ukaza kugera. Ntago nabishobora. Ntago abishobora, ariko byose birashoboka. Hanyuma rero nyuma yuko tuvuye iwanyu abantu baravuze kuko baravuga ariko wenda amajwi yabaye menshi n'abantu bavuze ngo uriya mukobwa mu mwitondere ntasanzwe, ashobora kuba byange bikunde. Ndumva nanabikubwiye ariko nundi banjye baravuga bati uriya mukobwa ashobora kuba afite akantu kaka. Iyo ari kaka ngukumvira sinzi ukuntu bakita. Wowe hari feedback wabonye cyangwa ari comment wabonye nyuma kira kiganiro? Ese comment wabonye inziza nizihe?
nyuma ya kiriya kiganiro, nyuma yuko tuganiriye nkabaza umugabo ibibazo byinshi ngira ngo arabyumvishije, nawe nkakubaza mugasobanura ukuntu mwahuye, komenti nziza mwakiriye ni izihe? Komenti nziza nagiye mbona nakira abantu bampamagara bambwira bati twaragukundaga none tubonye ibiri kugenda biba byiza, turi kugenda tubona ko Imana itarobanura abantu ku butoni, wumva abantu bishimye bati rwose natwe ukomeze dusengere Imana izadushoboze tuzahagere turebe ubwo bukwe, nyine wumva bishimye. Abantu bagiye banganiza ngo twari dusanzwe tugukunda, turishimye kuba turi kugenda tubona amakuru yawe, nanjye numva nyine biranejeje. Imana ishimwe cyane. Hari comment mbi se wakiriye? Nta komenti mbi nakiriye. Ibintu byose ni sawa? Ntayo rwose, abantu barambwiraga bati felicitation rwose, nuko nyine ukabona ni ibintu nyine bishimishije abantu, nanjye nkumva ndishimye. Nawe umvura neza. Yego. Ariko se ASIFIWE wenda ko hari ibibazo ntabaza umugabo wawe muri kumwe, ubu nta mahirwe ngize turi twenyine nge nawe, buriya uriya mugabo wawe mukundanye igihe kingana gute? Haciyeho igihe kuko yabanje kujya mbona kubera nagiye nshaka ku itangazamakuru igihe kigiye gitandukanye, nyine ndimo ndirimba akambona ariko yari atarambona nyirizina. Rero yaje kumbona nyirizina ndi mu giterane arambona. Rero buriya nyirizina niwe umaze igihe kinini anzi, jewe ntamuzi, ariko jewe nyirizina ndumva hari nk'igihe kirenga nk'umwaka kigiye kugera. Yego. None ngewe ikibazo wenda numvaga nshaka kubaza nubwo ubushize wakinsubije neza, ni nacyo wenda nshaka ko abantu bongera kumva neza kugira ngo mwemere byange bikunde. Wajye utubwira ko abasore mwajya mukundana bikanga cyane ko wari ukeneye kuba seriye cyane cyangwa seriyeze cyane kugira ngo utazakira umuntu akagukomereza cyangwa se akaba yakongerera ibikomere bitewe n'ibyo yanahuyemo nabyo, kugira ngo uriya mugabo umwemere cyane ko maze kumubona, uriya tumaze kuganira inshuro nyinshi, maze kumudambera, nabonye ari umuntu Imana yazanye koko, kugira ngo umwemere neza ko ari umuntu Imana yazanye mu buzima bwawe. Urihangana wenda igisubiremo ubushize wari wakitubwiyeho, nibe bintu wagendeyeho? Rero jewe kubera nkijijwe ntago nigeze njya mu bintu byinshi ngibi ngo mbigendereho, gusa numvaga cyambere wenda mu bigaragarira wenda amaso y'umuntu, numvaga agomba kuba akijijwe, nyina akijijwe, ari umukristo, ko hari ukuntu nyine umuntu aba ari ahantu ariko nyine n'abantu bavuga bati uyu muntu arakijijwe, numvaga ari cyo kintu cyambere cy'ingenzi. Ikindi cya kabiri nkabanza nkareba koko mu kunkunda kwiwe niba wenda atagendere muri bya biri by'umuntu akunda umuntu hari ikintu amukurikiyeho cyangwa se yarumvishije amakuru ngafite ibi rero numvaga nkeneye kubona uwo muntu ukijijwe, nkagira no gukurikirana nkamenya ese urukunda nkunze bimeze gute. Ni hari ikintu akurikiye, nkabanza nyine nkabimenya neza nanjye nkabigenzura, kuko buriya kwinjira mu rukundo ntabwo ari ibintu biba byoroshye, biba bisaba ngo ugerageze nawe ushyiremo imbaraga zawe mbere yo kugira ngo banze kwemera. Nubwo uruhare runini nk'uko Imana ari iba yabahuje ruba ari urw'Imana, ariko nawe nk'umuntu ugomba nawe kugira amakenga, ukabanza ukabitekerezaho ukareba neza nyine yuko uwo muntu nta kindi kintu kindi agamije. None se ASIFIWE, ko hari umugani baca cyangwa se ari ijambo abantu bakunda kuvuga kandi ndeka kubyita imigani ntasanga nkoze kosa, ngo urukundo ni impumyi. Icyo bishaka gusobanura no ko hari ibintu byinshi ubutareba aho byaba byaramuzanye ko butabizi, haba ari ikintu cyamuzanye ko butabizi. Ariko nubwo bavuga gutyo bakavuga ngo urukundo ni impumyi, ijana ku ijana ntago mbyemera, kubera ko ntago umuntu mwakundana ngo muhere ku munsi wa mbere murinde mugera ku gihe cyo kwemeranwa ku bana, byanga byakunda atari yitegereza agere ku rwego abikubwira, wongera ufata igihe nawe cyo kubitekerezaho ugere ku rwego umwemerera. Ntago mbyemera uruhande rumwe ko ari ukuri ngo bavuge ngo urukundo ni impumyi.
kuko bisaba inzira ndende oya bisaba inzira ndende rwose nawe ushyira mu gaciro tubwiza abantu kuri nyine turebe no ku mpande zose umusore nk'uriya wize kaminuza akarangiza twiganire nk'abarokore wenda adahari sibyo wize akarangiza akaba ari porofeseri buriya yaje gutyo gusa ko numvisha abantu b'abanyabwenge baba batoroshye ya rimwe na rimwe niko abantu benshi babitekereza bati yaje gutyo gusa ariko buriya iyo unakundana n'umuntu biba byiza iyo umubwije ukuri kuko ushobora no kumwemerera ibintu udafite ejo mwazabana ntabibone urumva yahita rero agufata ukundi kuntu kandi inshuro nyinshi kuko duhagarara imbere y'abantu tubabwiriza tubaganiriza kubwiza abantu kuri urumva ni byiza ntago rero navuga ngo ankurikiye hibi kandi ntabihari kandi nanjye sinamubwira ngo birahari urumva ntabyo ejo yazabibura tubanye ntago urukundo rwubakira ku bintu none se buriya rero twebwe nyine hari ukuntu ureba umuntu ngewe nkurebye gutya mpita mbona ko uri umuntu udafite ikinabuze sibyo uri umwadeperi abadeperi ntibemerewe gufata imisatsi ngo bayihindure nyine uko itari umunara by'umusatsi wabona uri ku murongo neza bivuze ngo uri ku murongo kuko urya neza vitamine ikinjira amavuta ukeneye uyashyiramo bigakunda uruhu rumeze neza kuba gukurikiye urumva none umuntu yitegereje agapira wambaye kari ku murongo agakabutura cyangwa se sinzi ko bayita nyine umuntu abona kuri smart usa neza kandi inshuro zose zabone icyo tugiye tugufata hagiye mu ivugabutumwa nta ndemwe wari wambaye ibintu biciriritse waba gusa neza sibyo ndakubeshyeye aho ndavugisha ukuri rwose sibyo nta gihe na kimwe nigeze nkubona utambaye socks nyine zirinda aho ngaho ku maguru kandi ntago ari zuhoramo sibyo urahindura ukabona ko nyine umuntu ukubonye abona ko nubwo ufite ubumuga ariko uri umuntu uri smart usa neza wiyubashye sibyo ibyo ubwabyo bishobora kuba byakurura umusore bati umukobwa usa kuriya byange bikunde ameze neza mubyerekanye ni kofi icyo kikamukurura uyu muntu wese najya mumenyesha yuko abasore b'iki gihe nta musore ugikunda umukobwa udafite akantu rwose natwe dusigaye tugenzura igitsina gabo basigaye bati uri ufite akantu niwe nzashaka urumva bivuze nk'ibyo ngibyo abishaka rero ntiwabimenya wabimenya ute aho ntago wabimenya ariko nanone iyo umuntu ari umukozi w'Imana rimwe na rimwe uharanira kugira ngo mu maso y'abantu bakubonye babone koko yuko uri umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo duke cyangwa twinshi Imana iguhaye ugerageza kutumeramo neza kuko wowe ubwawe ni wowe uzihesha agaciro ntabwo undi muntu ku ruhande azaturuka hirya ngo ngaba ari wowe ubigukorera oya ahubwo wowe ubwawe urabitekereza ukavuga uti nyamara mu bushobozi Imana impaye urumva cyangwa se mu bantu runaka hirya no hino Imana yakoresha ugomba kuvuga uti byanga bikunda ngomba no kugaragara imbere y'abantu ko nsa neza buri umuntu usa nabirega nta n'umuntu umwegera cyane nta muntu umwegera atakora ivuga butumwa uri kubyumva burya no gukaraba ukisiga nabyo nivuga butumwa ugasa neza yego cyane rero ntago ari ubwo bushobozi buhari ahubwo twa tundi dukeye Imana ibashije kuguha cyangwa se twinshi kuri wowe bitewe na level y'uriho biterwa nuko twitwayemo yego nicyo nangiye kukubaza rero ni umuntu ashobora ushobora gusa gutyo mwarinda mukundana rimwe na akaba hari ibyo yatekereza ushobora kuba ufite bitewe nuko ugaragara kandi wenda bidahari mwazabana bikaba byaba ikibazo none ubwo nangiye kukwibareza nise buriya mujya kwemeranya nawe gukundana wamubwije ukuri ubuzima ubayeho nuko umeze na twatuntu nyine nge nawe tuziranyeho twose aratuzi ntaribi rwose naramuganirije ku buryo abizi neza ko mu rugo muhagaze buri kimwe cyose arabizi ntabwo yaba atabiyobewe yego twarabiganiriye nabanje kumuganiriza bihagije
mbanza kumuvugisha ndongera muhana atayimu ndamubwira ntongera wongera ubitekerezeho tekereze umukobwa wakunze ukameze uko ari ntago umuntu ahita akubwira ngo uhite ubyakira kuko abikubwiye urumva ariko hari ibindi akeneye kumenya muri wowe noneho iyo amaze kumenya muri wowe ibindi bintu urongera ukamuha umwanya kandi nawe uba ugiye kongera gutekereza ukavuga ariko si uyu muntu umwemerere cyangwa muhakanire rero nibyo byiza yewe niko nabigenje yarabimbwiye ariko mbanza no kumuganiriza mbere yo kugira ngo yewe mwemerere kandi ndabyumvishe ariko ngiye kubitekerezaho ariko nawe genda utekereza ujye utase ubuzima bwa ASIFIWE ukuntu uko bumeze ko buteye ese nashobora kubwihanganira ushobora rega kubona umuntu kuri tere ariko mu rugo utazi ukuntu abayeho cyane ariko ni byiza kugira ngo uganirize umuntu banze umubwire se ibi nibi urumva wabishobora kubyihanganira n'iki byose wabona nyine akwemereye kubera ko nawe uba wafashe igihe cyo kubitekerezaho igihe cyagera nawe ukamusubiza cyane ko iyo ubwije umuntu kuri nabwo umenya reaction yari buze kugira kuri icyo kintu ni uko byakiriye neza cyangwa byakiriye nabi ukanamenya umuntu mugiye gukomezanya uwo ari we hari akandi kana abantu bajya kunda kwibeshyaho nanjye byize kumbaho ukareba umuntu bitewe n'ukuntu ameze ukumva umugiriye impuhwe noneho izo mpuhwe umugiriye ukaba wabyitiranye nuko wamukunze sinzi niba byumvikana hari kugira umuntu impuhwe no kureba umuntu kumva umugiriye imbabazi ukabyitiranya nuko wamukunze wazagera mu rugo ibintu bikaba byahinduka ese ako kantu ko ntago warakamugenzo ngo uvute yakose uyu muntu si imbabazi wenda yaba yarangiriye kuruta uko yaba yarankunze ibintu byose rero umuntu abirebaho akanabitekereza mukanabiganira nk'umuntu yego kandi murabizi neza n'abadukurikiye ntago umuntu 100% wamumenya ntago bishoboka ariko hari umuntu ureba kugira uburyo kimwamenyanye inzira byaciyemo bikaguhesha kureba uwo ari we n'ukuntu agufata urumva kuva ntangira kumumenya ukuntu ko we nyuma yaho yagiye amfata byanyereka niba ari impuhwe cyangwa ari urukundo kuko umuntu byanga byakunda wize akagarukira nko muri tronkome cyangwa se na secondaire kubera ko umuntu agenda akura agenda abasha gutandukanya impuhwe n'urukundo kandi noneho iyo uhuye n'abantu bakuru bakagenda banakuganiriza ugenda urushaho kubitandukanya nagerageje uko nshoboye rero Imana ishimwe cyane yuko ubu nakomeza kugenda ngenzura kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mutazakora ubukwe tukazasanga bya bintu bitari urukundo nyarukundo ugasanga nyine bibaye ibibazo ariko Imana ishimwe yuko iyo igiye kubakira umuntu umwubakiye mbere yuko nkubaza akabazo k'amatsiko wenda ari nako wenda nagambiriye cyane igihe cy'Imana nyine wumvisha ari iki ngiki gerera arije nkubita umuntu ibibazo nawe wana kundi ikibazo nimo ndabaza ubundi ndabaza iki rero buriya igihe cy'Imana nta umenya ngo kizaba ryari cyangwa bizagenda gute ariko hari igihe ibintu biba byabaho ukavuga ati iki ni igihe cy'Imana ugahita nyine muri wowe ubyimvisha automatique muri uko tubyimvisha ko cyari igihe cy'Imana icyo bushize ndi kuganira namwe nari ndi kubabwira rwose niba habaho umuntu nagoye mu rukundo n'uyu musore rero hari ibintu bibuka bibona kabisa nta n'ahantu wabihungira ukabona yuko igihe cyabyo kigeze ukabyiyumvamo nyine gutyo Imana ishimwe rwose none se ASIFIWE nyuma yo kwerekanwa uburyo abantu bamaze kwerekanwa cyane cyane muri ADPR ni ibintu bikaze iyo wakubonanye n'umusore rwose ashobora no kuguhagarika ariko iyo mumaze kwerekananwa biroroha mukuntu ku buryo niyo bakubonye muri kumwe baravuga bati byange kuko niba barimo barategura gahunda z'ubukwe ubu se none musigaye mugenda nawe ukumva nyine ni sawa cyane ahubwo kandi bitemewe iyo umaze kwerekanwa ntabwo biba byemewe iyo bimaze kwerekanwa biba bigaragara yuko mwagaragaje ko umushinga mutangiye uri kubyumva igihe kinini muvugana ku matelefone kuko bateganya ko mukomeje
kugira ikiganiro cyo kuba muri kumwe mushobora kuzaviramo no gukora amakosa. Ese babyita gukururana mukomeje gukurana mushobora kuzashiduka mwakoze ibyaha. Bigatuma rero bavuga bati nyamuneka noneho mwirinde mugerageze kuko byinshi mwaganiraga byari itangira niyo ryari rikaze ibindi mugerageze. Ubu ngubu kabisa ni telefone tu. Yewe tata we usa n'umukumbura cyane. Gukumbura bibaho ariko telefone zarabikemuye rwose. Ejo bundi rero nubwa mbere nari nkubonye nyuma yo kwerekanwa wagiye mu ivuga butumwa. Ndagira ngo mbwire ukuntu byari bimeze nyuma yuko nyine abantu bamenye ko ASIFIWE batakiri single asigaye afite umufiance ugiye kurihimba. Byari bimeze bite? Ntandukanyeza n'ikindi gihe ukiri inkumi idafite umufiance. No kuvuga ngo mbere nyine kuko nahamye jewe ngira icyizere yego nkumva ko byanga bikunda nzabona umuhungu yego kandi tukabana ahama nyine mbitekereza gutyo biri muri gihe nagira nk'ahantu bakambaza batari kose umva ufite icyizere yuko uzabona umuntu ugukunda uko bakuru uko nkabigubabwira nti yego noneho rero nyuma yo kwerekanwa aho mperutse kujya nyine ubwo narabibabwiye ndababwira nti rero no ahantu ho bigeze ubu ngubu nabonye umusore unkunda twarerekanwe no mu rusengero byafashe n'irembo kubona abantu ni ibintu bishimiye cyane bakumva n'igitangaza kumva imbaraga z'Imana bakumva abantu bari kuvuga bati kabisa rwose turabyishimiye barishimye cyane ubona nyine kwako ndi kubura ahantu kabona abantu bakumye mu mashyi barishimye Mana akavuga bati subwo ko Mana ubwo cyamutwereka nk'abantu wenda badakurikirana za burishya ngo bamenye amakuru baravuga bati cyamutwereka uyu musore rwose wazamutuzaniye tukamureba kuko uyu kwabona ni ibintu byiza agukunda kubanza zanaguherekeza wagiye mu ivuga butumwa. hari umwanya atari mu mirimo genda itandukanye nta cyamubuza komerekeza n'uburyo buhari. Ejo bundi umuntu yaranyandikiye sharako yumvisha nambabaje aranyandikira arambwira ati anyoreze ya video arambwira ati ibi bintu ni ukuri cyangwa ni prank ubwo nyine mvango ni ukuri cyangwa ni imikino bakinnye yo kutubeshya. Yego kimwe mu bintu numva ndi bukubaza umaze kugera aha ngaha ni icyo kintu njye barabimbaje mu buryo nsubiza maze ko video twayibahaye nturi kubibona atoya wowe nyibwirira ndakwizeye uvugisha ukuri ni ukuri cyangwa ni ukubeshya. Rero iyo umuntu abajije gutyo abatarimo kwemera imbaraga z'Imana ko zibaho kandi zikora uhita ubyibwira. Yego nimba dukunze gusoma ijambo ry'Imana kandi tukaba tunaryemera twemera ko Imana itarobanura abantu ku butoni yego urumva twese Imana niyo yaturemye kuko byavuye no mu gitekerezo cyayo kugira ngo ireme umuntu. Rero ntago nakumva ko umuntu ari kwibaza ngo nibyo cyangwa ntago ari byo nibyo ndahari kugira ngo mbibabwire ko mpari umusore arankunda kandi nanjye ndamukunda. Rero sinzi ukuntu nyine abantu babitekereza kuko batabyumva se ngo bumve ko ibyo bintu byabayeho. N'utemera nabivuga ko ari nk'umuntu utemera imbaraga z'Imana ko zibaho kuko Imana duhora tuvuga ko ikora imirimo n'ibitangaza kandi bikorera bakisi bikorera abantu kandi nanjye ndi umuntu. Yego none subwo ni gute atemera yuko ibyo bintu ari ukuri ni ukuri Imana irashoboye agirobanura abantu ku butoni. Yego kandi natwe turabihamya. Imana ishimwe ngewe abimbwira gutyo nabigizeho ikibazo nabasuye umuntu kucyamfasha gutya ariko arambwira ati ndamubwira nti se warebye video atoyewe nyibwirira ndamubwira none se warebye video ko video iri bukwereka ukuri arambwira ati banze nsubize ndakubwira impamvu nkubajije arambwira ati se nanjye ko nta maguru mfite ati birashoboka cyane ko nanjye nabona umuntu nkunda ambwira cyo ntangira kumwumvamo gakeya ariko ndavuga nti se wamuganaho mushiki wanjye ASIFIWE aho we nani yari yarabaye nk'uyu muntu
none Imana ikabikoze igitangaza, sibyo? nkahita nibaza nti ubundi ubusanzwe umuntu ufite ubumuga runaka hari abatandukanye n'undi muntu? abatandukanye gute? abatandukanye ubwo ari unyibwira ndabyumva neza. abatandukanye none se ni gute yaba adatandukanye kandi umuntu aramugaye undi ntagamugaye? ni ukuvuga ngo ubundi ubuzima bwacu twese mu bisanzwe hari umuntu ufite ubuzima, tugenda tugira ubuzima nyine ukabyumva yuko uri muzima, urumva? ariko physically umuntu akaba afite nk'ubumuga butandukanye nyine bitewe n'ukuntu ko bumeze. rero umuntu kubitekereza gutyo akabyibaza ntago byabura, afite rezo, ntago byabura, afite rezo, kuko igihe cyose utakaje ingingo zawe wumva byanga bikunda ari ikibazo. nkuko nanjye ibyiringiro biri ku rwego rwo hejuru nabigize cyane aho mariye kwakira agakiza, aho maze kujya mu Mana rata. yego niho nabyakiriye. rero iyo ukiri muri bwa buzima ukimara kumugara bakigufata nabi, bakikubwira nabi, bakibona ko nta mumaro ufite, bakibona yuko uri aho uri uwo guhama ubayeho muri ubwo buzima bwaho wapfuye uhagaze, barabikubwira, bakubwira amagambo menshi agukomeretsa. usibye nyine yuko uyu muntu amaze kugera mu Mana, Imana igenda imukomeza, yaba wagututse, yaba wagukubise, yaba waguciriye mu maso, yaba wagize ute, ukabyakira nyine ukumva nibyo. ariko uyu muntu atari yakira agakiza nanjye mbere niko nari imeze, nta byiringiro nari mfite by'ubuzima. yego hari ibintu numvaga yuko bidashoboka, rero ntabwo nari nzi ko nzagera no ku rwego rwo kwishima ngo ngire umunezero ungana gutya. ariko iyo umaze gukizwa, data wa twese mwiza aragenda akaguforoma neza, ukumva ibintu byose biroroshye, birashoboka. yego Imana imbabare nanjye rero yuko uwo muntu ntabashe kumwumva, ariko icyo kigero nyine umuntu ashobora kukibaho. ejo ndari umudamu mperutse kwakigeza imyaka muri 40 umukobwa 40 kabisa abuze umugabo, kandi we afite ingingo zose, ni na muzima, ni n'umukobwa ubona mwiza, ariko ati rwose perezida nabuze umugabo pe. bivuze ko wamugana umuntu ufite ingingo zose atamugaye kugeza kuri rwego ati nabuze umusore undambagiza. ntekereza ko ibyo bintu biba bikwiriye kumvwa n'umuntu uwo ari we wese. wamugana nanjye ngo nanigije nkana, ariko Imana ishimwe yuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibyacyara byose yabishize umuntu abaye mushyashya. yego reka tunyaruke rero tujye kuri iki kintu. ejo bundi mwarereka mwaciye iminsi mu bintu birimo biratindira abantu benshi, nuko kubona wambaye ipara mu by'ukuri uwo munsi urimo uratindira abantu benshi, nanjye ndimo. uyu munsi wa none bihagaze bite? haciye ibyumweru 2 mwerekanwe, bimeze bite ko mudutindira? mwaduhaye gahunda hakiri kare. gahunda rero irahari, irahari kandi irateguwe. nk'ubu ku itariki 30 tuzajya kwerekanwa iwabo umuhungu, kuko z'uku kane z'uku kwezi kwa kane turimo. kuko iyo mudateranira hamwe n'umusore werekanwa iwanyu, iwabo umukobwa mukajya kwerekanwa n'iwabo w'umusore. yego ubu rero ushize abantu babonye twerekanwe iwacu, rwari urusengero rw'iwacu aho nteranira, aho mvuka. noneho rero kuri 30 z'uku kwezi tuzajya kwerekanwa iwabo w'umusore, ahateranira ahari. ko bizaba ibirori noneho. nayo makuru. aho hantu usaba wigeze ukajya kwavugiye kwakorera ivugabutumwa? yego nigeze kwakorera ibiterane. byarabaye. bizaba ari ikirori. izaba ari ikirori kabisa. ku itariki 30 ubwo muzamwerekanwe ku ruhande rw'umuhungu. hanyuma niki kizakurikiraho? ya nyuma yaho kizakurikira nuko mu kwezi kwa 5 tuzajya mu murenge. muzaba mu murenge? yego mu murenge. niyo gahunda dufite rwose. iyo ariko nimuragira itariki? itariki ntago turazimenyeshwa kuko turi kuzisaba. abakunzi bazabonekera rero barimo barambwira bati dukeneye gahunda zose zasifiwe. ntago uri buncike rero utambwiye uko bimeze, kuko ntago abantu bazajya bakomeza kubimbaza ngo nanjye mbure kubikubaza. bimeze bite? ya no kuvuga ngo
kugeza ubu nyine turi guteganya ko ku kwezi kwa kane kuri burangire nyine twasabye itariki twabimenye uko bimeze nibyo turi gutegura rero urumva ibyo byose tuzabamenyesha itariki y'umurenge nitumara kuyimenya kuko nyine no kuyisaba urabisaba deni bakaguha itariki none se byibura ku itariki 30 tuzaba twamenye umunsi w'umurenge turi kugerageza ku buryo byibura kuri 30 tuzaba twabimenye kuko urumva Imana yakugiriye neza kandi uri mu bantu basubizemo ibyiringira abantu sibyo rero ko uri mu bantu basubizemo ibyiringira abantu bakeneye kumva n'ubundi no kureba imirimo y'Imana izagenda ikora kandi nubwo wenda ntabo mu mitima y'abantu ariko n'umuntu ubutekereza ati ngiye uko byagenda kose sinabura fanta mpereza ASIFIWE mu gihe yagiye mu rukiko kugira ngo bajyane bicare bamere neza niyo mpamvu ngubwiye rero dukeneye kumenya gahunda zose ziteguwe kugira ngo hatazagira ikintu kimwe kiducika wakoreye Imana igihe kinini ASIFIWE akoreye Imana umva ko nzenguruka imisozi ariko nawe urayizenguruka ubu ari nta rutarajyamo muri uru Rwanda nta nimwe utarajyamo ibaze kujya mu ntara zose kandi ufite ubumuga wakoreye Imana nayo igomba kukunezeza sibyo se yego asa Imana yabikubwiyeho iby'ubukwe bwawe nshira ku mayange Imana ajyaga imbwira ibintu ntarakora ubukwe nkagira ngo ikumbeye hari Imana yabikubwiyeho abantu basenga Imana rero ntago waburana n'amakuru Imana yarakubwiye nzagukorera ubukwe kandi bwiza nzaguha abantu bagushyigikire n'iki ntago byabura umva se nakanu kako bufite nakanu kako bufite uvuga utako so abantu bizagenda gutera kantu kako basugo kameze gatira ngo ushaka kumva icyo nshaka kuvuga umuntu arakubwira ati igihe njya gukora ubukwe ako bintu ko maze kuvuga inshuro nyinshi abantu bazajya ngo narakomeretsera umuntu yarambwiye ati muhungu wanjye rwose ati nujya gukora ubukwe ati nzakugura costume ngurira inkweto n'umugeni wawe mushakira ikanzu y'ubukwe ati ibyo bintu rwose bubishyize ku ruhande nyenze nzabyikorera sha umunsi wa mbere nerekano yongeye kumvugisha ubukwe bwararangiye urumva none wowe aho wanonkereje ubukwe nta bantu bari barakubwiye yuko nukuri ko bazagushyigikira ubu ngubu utari murabona rero ibyo ni ibintu bitajya bibura kubaho mu bantu abantu niko bamera abantu duhora duhindagurika ariko haracyari kare haracyari ibyiringiro yuko Imana izakomanga imitima yabo kabisa turabyizera mukobwa ntabwo uzabona cyangwa agiye gutegura ubukwe baravuga ati ngiye mfite abantu ukiyemera uti mfite abantu ati ngiye abantu banyereka ko bankunda bose ukaba ufite icyizere byagera ku munota wanyu ukababura ukumirwa President ntago mbyizeye gutyo ntago mbyizeye gutyo kwako niko kuvuga ngo giye ngo mfite abantu ngo runaka ngo bizagena oya ngewe ntago ari ukomeza niringiye ko igihe cyabyo uhereye igihe byatangiriye kugeza igihe bizabera niringiye ko Imana urumva ari izafata imitima y'abantu bakaba nta muntu runaka niringiye nta muntu runaka nizeye oya ntago ari uko bimeze nge nizeye ko Imana muri iki gihe kugeza igihe bizabera nkuko yahamye ibana nanjye ikankuza mu buzima bwose nagiye ncamo kandi ikagenda ikoresha abantu bagiye batandukanye urumva harinda ngeza niringiye kwizabikomeza gutyo nta muntu runaka niringiye nta muntu runaka nizeye hari ukuntu ko umuntu aba yishingikirije imiryango hari ukuntu ko umuntu aba yishingikirije inshuti oya Imana yifite abantu izakoresha icyo gihe bakanshyigikira yego cyangwa ufite akantu ku ruhande shawe ufite ukuntu bibikiye udufaranga kurana oya ntatwo kereka iyo umuntu afite wenda akazi runaka arimo gukora cyangwa se yabanje gukora bigatuma sevinga ariko ntako niringiye Imana ishimwe abantu Imana izakoresha Imana yacu nizakora imirimo iyo umuntu yizeye Imana ntabwo ijya imukoza isoni izakora imirimo bivuze ngo rero ku itariki 30 tuzamenyesha abantu gahunda ikurikiyeho ku bantu
mwakunze ASIFIWE mvuga bati tugomba gukurikirana gahunda yose y'ubukwe bwa ASIFIWE uvuga ngo gahunda igiye gukurikiraho ni yo kwerekanwa ku itariki 30 hanyuma mu kwezi kwa gatanu nibwo tuzabona ibirori bya mbere byo kuzamura ikiganza bavuga ngo ngiyewe ASIFIWE N.EGIDIE neme nta gatoko wowe umbera umugabo yego ariko Imana igira neza Imana ikora ibintu bikomeye twebwe abantu tudashoboye buriya ntago wumva intambara ntago wumva ingabo nyinshi zapfuye ku bwawe uyu munsi none ukaba ugiye kurahira Imana iba yarakoze ibintu bikomeye pe hanyuma rero turimo tugana ku musozo ubushize twaraganiriye cyane nibagirwa kubwira abantu ko ASIFIWE uyu munsi none iyo umushaka ushobora no kujya ku rubuga rwe rwa YouTube aho ushobora kubonaho ibihangano bye ASIFIWE ibyo nuko yubagiye kunyibutsa ngo tubibwira abantu ufite urubuga byanciyeho ariko niko bimera iyo umuntu agitangira ibintu abagihuzagurika yego kuko igihe cyose umuntu n'umuntu nicyo kintu cyabayeho ariko naho ubundi rwose ndumva nanjye naragiye muri uwo mubare w'abantu bari gutangira iyo nzira ufite urubuga rwitwa gute urubuga nanditseho ASIFIWE N.EGIDIE ushobora kujyaho ugakanda subscribe hanyuma ushobora kubonaho ibihangano bye ngira ngo bamaze gushyiraho indirimbo zigera muri 2 hakabaho n'ibiganiro bikeya cyane ushobora kubona by'ahantu yagiye ajya kuvuga ubutumwa bwiza umutima wawe ugakomeza ugahembuka ukareba imirimo Imana igenda imukoresha witwa ASIFIWE hanyuma ASIFIWE mbere yuko dusoza niki wabwira abakobwa uyu munsi wa none bafite kwiheba mu mitima yabo donc batakaje ibyiringiro by'uko Imana yabubakira urugo icyo nabwira abakobwa batakaje ibyo byiringiro nabanza nkababwira yuko mbere na mbere iyo wizeye Imana utegereza ibyo izakora ku buzima bwawe icyo nicyo cya mbere kandi hamwe no gusenga Imana buri muntu wese agira igihe cye gucika intege k'umuntu ntago bibura ntago rwose ndabizi hariho n'abantu bagiye bampamagara benshi bakabimbwira bati ni iyihe nzira ni gute wabigenje ariko ni ukuvuga ngo icyo nababwira nuko bakomeza kwihangana bakiringira Imana bagasenga igihe cy'umuntu kijya kibaho Imana igakora ibitangaza ibi ni ibitangaza by'Imana bikoze n'imbaraga zayo ibigaragaje n'ukwerekana yuko ari ifite ububasha ku kiremwa muntu gutyo yego nababwira ngo rero bizere Imana bakomeze kwihangana basenge igihe cy'Imana kirahari ku buzima bwabo nayo ikagaragaza imbaraga zayo kuri bo yego bagire kwizera Imana bategereze igihe cy'Imana yego iyo ni message iturutse kuri ASIFIWE hanyuma niki wabwira abantu uyu munsi none baheranywe n'agahinda ko kuba baratakaje ingingo z'imibiri yabo donc bafite ubumuga runaka batekereza yuko hari Imana itabakorera batekereza yuko hari icyo batageraho batekereza yuko isi yabarekuye batekereza ko nta kizere cy'ubuzima nicyo wabwira abantu baheranywe n'ako gahinda abantu baheranwe n'ako gahinda rero nanjye kugira ngo ngende mbohoka kenshi nagiye mbona abantu benshi bafite ubumuga rimwe na rimwe iyo umugaye uri ahantu runaka utekereza ko ari wowe wenyine umugaye ari nawe uri inyuma y'abandi nyamara hari abandi bantu benshi bamugaye rero hariho n'imikino y'abantu bafite ubumuga rimwe na rimwe wenda abantu babyumva gutya ariko nibo babisobanukirwe ariko bagize umugisha wo kubikurikiranya no kujya kureba aho hantu byabafasha hari n'amanama agenda abaho agiye atandukanye y'abantu bafite ubumuga kagenda ubona nyine nawe hari abandi bantu nabo bamugaye nkawe ariko cyane ni ukwegera Imana umuntu agasenga niho Imana iha umuntu ihumure agakomera yego nicyo kintu cyamfashije cyane
yego kubona abagenzi banjye bandi bafite ubumuga nandengeje nkababona nagiye mbabona ariko cyane kugira ngo umuntu akomere ugira ibyishimo ugira umunezero wumve nta muntu ugiriye umujinya nta muntu urakariye umuntu wese uza gusanga ukumva nta kibazo cyane n'ugusenga izo mbaraga ukazihabwa n'Imana yego hanyuma babana batekereza ko cyane cyane abakobwa bashobora gutekereza ko umukobwa ufite ubumuga adashobora kubona umugabo nicyo wamubwira aho ngaho rwose aho ngaho oya nukwibeshya kwa muntu nukwibeshya kwa muntu kereka ibingibi yaba ari umuntu runaka ubitanga yego yaba ari umuntu runaka utanga urukundo hakaba hari umuntu runaka utanga urukundo aho ngaho nabyemera ariko kuba nta muntu runaka utanga urukundo akaba ntawe uhari niho rwose namubwira ngo yikwiyumvamo kuko amugaye ngo yumve yuko ngo nta muntu uzamukunda oya abantu twaremwe n'Imana niyo idufite mu biganza urumva ko rero icyo yashaka Imana yagikora ku buzima bw'umuntu rero bere kumva ngo kubera ko mugaye ngo sinabona icyakoze nanjye ndabyibuka hari umuntu wigeze wambwira turi kuganira arambwira ngo gasifi ngo turabibona ngo bizera Imana ngo ukorera Imana ariko rwose ngukureho icyizere ni nkabangaye babibwiye ubwo nyine twari turi kuganira ku bintu bijyanye n'abagabo n'abagore n'ingo ngati nkurikije ukuntu ko mugaye byanga byakunda nawe uzabona umuntu umugaye wenda ashobora kuba atamugaye nkawe ariko azaba mugaye ariko ndamubwira nti gewe kwizera kwanjye ntago kunyemeza gutyo ikindi no gusaba Imana hari gihe umuntu asaba Imana ariko ukasabye Imana nayo ikaba ari kimuha bitewe no kwizera k'umuntu ese ntabwo twagiye tubona abantu bizera rero umuntu uzamana iki kiganiro cyangwa nkurikiye niyizera ko kuba mugaye azabona umuntu umugaye itsoke azabona uwo urumva ariko je mu isengesho ryawe nabwiraga Imana ni Imana ndamugaye ntabwo nshaka umuntu umugaye ASIFIWE kirihemera nuko nyine kubera abantu benshi bazi ngo iyo umuntu amugaye abatakaje ubuzima nta muntu utamugaye wamukunda nta kibintu nk'ibyo bikagendera gutyo nyine umuntu ariheba cyangwa se yabonye nk'abantu nka 2-3 bamukomeretsa wenda imiryango y'umuhungu ari gihe umuhungu agukunda ariko imiryango yiwabo urumva ntigukunde wowe cyane bibaho bikagukomeretsa bigatuma uvuga ati okay ntago nzongera gukundana n'umuntu ufite iwabo nzajya nkundana n'umuntu udafite iwabo ariko akirengagiza ko Imana ari ishobora byose ni Imana ishobora byose pe ntago nababwira ngo ni imbaraga zanjye n'izimiryango n'icyo hoya ni Imana ishobora byose hari ugusenga Imana hari ukuyisaba hari ukugira gute ni ukuri pe jewe nari narasabye gutyo ngira Imana rwose zamfashe Imana araguhaye kabisa zamfashe nizamu umuntu umugaye yagwaye igisore cyiza none muzajya mujyana ibyana byiza shawe muzajya ibyana byiza cyane ni Imana bikora ASIFIWE reka duse nk'abagana ku musozo ariko noneho mu ndirimbo zawe abantu benshi bakunda indirimbo zawe ariko kandi bakanazikundira cyane uburyo uramyamo Imana n'uburyo ubyinira Imana ariko by'umwihariko bamona message kandi message ubona ko zifatika nkaba numva nifuje ko byibura ushobora kuduha indirimbo imwe pe uduha indirimbo imwe tuyumve turirimbira akarimbo kamwe wenda karimo message wumva ishobora gufasha abantu kugira ngo wenda n'abakunzi bazabura inshya badukurikiye bajye babona uko banyarukira ku rubuga rwawe ngira ngo ufite ama video indirimbo ngiye gushyira nk'ebyiri cyangwa 3 n'izindi ziri inyuma dushobora gushyiraho vuba hanga kugira ngo bajye banazumva mu gihe Imana itaratanga ubushobozi bwo gukora amashusho bajye bumva n'ubutumwa bugiye burimo ntegeza ko bwafasha imitima y'abantu benshi cyane badukurikiye banyuze kuri ya channel yitwa ASIFIWE N.EGIDIE ndagira ngo rero mbere ko dusoza dusenga udushyiraho karirimbo kamwe tugahimbazamo Imana abantu bumva ubutumwa burimo hanyuma noneho dusenge dushima Imana ariko mbere ko tuza gusenga dushima Imana ndabizi ko hari abantu babankurikiye bavuga bati rwose Prezire aho ngo aratubangamiye banze uduhe nimero za Egide turashaka kumuvuga umva abantu barabanyaka nimero zawe shaho ese nk'abana ise nimero ze ko twashyize ku kiganiro atoya
tubonye nyine kunyura iwawe tukazikwaka ibyo bitworoheye ubwo rero none niza kuturirimbira uratudushyiraho uratubwira na nimero zawe buryo abantu bakubona cyane cyane udemeza WhatsApp hanyuma ukomeza uhesha umugisha abantu b'Imana dore n'ikimana yaguhamagariye yego ya ni byiza nkuko wari ubivuze kugeza ubu hariho video imwe kuri iyo ntuzo yanjye yo channel nakoze utundi nutugiye ari udukorasi turiho ntago ndashyiraho indirimbo ariko ndabiteganya nimba n'ubushobozi nzagenda mbikora yego ya indirimbo dushyira akaririmbo niba uri ushatse wakoresha na telefone nta kibazo kugira ngo bihure ntacyo bitwaye sira ngo binyorohere okay reka nkoreshe telefone niba nta kintu bitwaye cyangwa ndirimbiraho ikikoroheye nta kibazo rwose mwe bantu murima kurundi bya ni mubireke kuko igihe cyanyari gito mwe bantu murima kurundi bya ni mubireke kuko igihe cyanyari gito nta mpamvu n'imwe izumvikana imbere y'Imana uretse kuba warakijijwe ngaho nimwihane dore Yesu araje nta mpamvu n'imwe izumvikana imbere y'Imana uretse kuba warakijijwe ngaho nimwihane dore Yesu araje ako kantu ntigahagije nako rwose karimo message ifatika ivuga ngo nimwihane dore Yesu araje atifi turimo tugana ku musozi rero nagira ngo tuguhe umwanya uduhe contact zawe uko umuntu yakubona mu buryo bworoshye hanyuma uribuze kudusengera Imana n'ubundi ukomeza gusabira abantu batakaje ibyiringiro ku Mana kandi Imana ibafiteho umugambi mwiza ku buzima bwawe yego nimero yanjye iri kuri WhatsApp ni 0722 5 1 3 9 629 yego kanyisubiremo 0722 5 1 3 9 niyo nimero yanjye iri kuri WhatsApp yego indi nimero ni 0788 25 59 103 0788 25 59 103 yego nizo nimero zanjye ni karibu n'isengesho noneho reka dusenge Imana Mana data wa twese uri mu ijuru Mana ishobora byose
uyu mwanya tugize w'ikiganiro ubanye natwe mwami turagushimiye umugisha Brezile umugisha Erneste nanjye umugisha ko tubanye muri uyu mwanya mwami wo kugira ngo tuganire dusengeye abantu bose mwami bazareba iki kiganiro bazacyumva bazakomere mwuka wera w'Imana azabane nabo cyane kandi mwami turabizi isi yose ahagiye hatandukanye hagiye hari ibibazo byinshi byagiye bituma abantu benshi bagenda bakomereka ariko turabasengeye kugira ngo umwuka wawe wera mwami akomeze abane nabo ubiteho cyane mwami ubakomeze imitima ubaha ibyiringiro ubayobore kugira ngo barusheho gukomeza kubana nawe mwami Yesu nanjye ndasenze kubw'umushinga w'ubukwe mwami twatangije turagusabye kugira ngo ubane natwe kandi dusengeye abantu bose impande enye z'isi buri muntu wese mwami udusengera ugambirira kudushyigikira uzagenda ubashoboza ubane nabo kugeza igihe mwami ibi birori byose mwami bizarangira twiringiye wowe twizeye wowe kandi na nyuma yaho turasenze kugira ngo buri muntu wese ujye utanga umugisha ubane nawe urakoze mwami kubanye natwe urakoze kuhaye umugisha abantu bose bazagenda badukurikira banatwitaho batuvugisha badusuhuza batuganiriza mwami urakoze kuzagenda urushaho kugenda ukora ibintu bikomeye tubyizeye dutyo mu izina rya Yesu Kristo amen.